turarema kubana natwe, reka tubifurize ibihe byiza. Uyu munsi tugiye kuza kureba inkuru iri kugenda ica ibintu hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga iri kuvugwa mu karere ka Musanze, aho ngo Bikira Mariya yabonekeye abantu benshi, ndetse hariho n'aho bavuze ngo yabonekeye ngo abana babiri bari bari muri ako gace. Rero turagira ngo turusheho kumenya neza ngo mbese koko Bikira Mariya yabonekeye abo bantu. Muze tubane rero tuze gusuzumira hamwe uko Bikira Mariya ashobora kuba yabonekeye abantu bo mu karere ka Musanze, mu murenge wa Gataraga, nyine mu karere ka Musanze mu kagari ka Murago. Turarushaho kugenda tubisobanukirwa ngo ni mu mudugudu wa Rwinzovu. Rero muze tubane niyo saba Juste kuri mikoro, cyane nta mahumbezi nk'ibisanzwe. Reka tugirane ibihe byiza tumenye ngo mbese Bikira Mariya koko yabonekeye abo bantu. None se niba yabonekeye, ubundi Bikira Mariya ni muntu ki? None se abandi bantu bavuga iki kuri Bikira Mariya? Neze koko Bikira Mariya ushobora kugira icyo umusaba akakiguha? Mbese Bikira Mariya koko abonekera abantu? Mbese niba atari ko bimeze, iki kinyoma cyaba cyarahimbwe? Muze tubane rero kugira ngo turusheho gusobanukirwa neza ibya Bikira Mariya, tumenye neza uko abahanga babivuga, tumenye neza uko Kiliziya Gatolika ibivugaho, ndetse turaza no kureba ibitekerezo bitandukanye by'ukuntu abantu bagenda batekereza kuri Bikira Mariya. Rero muze tubane turusheho kugirana ibihe byiza. Rero mu gitondo cyo ku itariki 17 Mutarama 2026 ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiye amashusho ndetse n'amagambo byavugaga yuko umubyeyi Bikira Mariya yabonekeye abana babiri abo mu ishuri rya Rwinzovu mu mudugudu wa Rwinzovu, akagari ka Murago, umurenge wa Gataraga mu karere ka Musanze. Inkuru rero yagiye ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane ntabwo izo nkuru zari zifite ibimenyetso bifatika kandi byizewe, cyangwa se ubuhamya bw'abayobozi bemewe, urugero wenda nko ku karere cyangwa se mu nzego z'iyobokamana. Ntabwo ibi ngibi babashije kubyemeza, nubwo abaturage bo bagendaga basa nkaho babyemeza. Ibinyamakuru rero byizewe ntabwo byigeze byandika cyangwa se ngo byemeze yuko habayeho ababonekerwa ya Bikira Mariya mu buryo bwemewe n'amategeko cyangwa se n'inzego z'iyobokamana. Urugero nk'inkuru yanditswe ku rubuga Ijambo ry'Umwana ivuga ko ayo makuru ari amashirakinyoma yasohotse ku mbuga nkoranyambaga, ariko ntabwo bivugwa rumwe rwose nk'ibyabaye mu buryo bw'ukuri. Ubwo rero ahangaha abantu bamwe rero bahise basangiza abandi aya mashusho cyangwa se amakuru, ariko hadakoreshejwe igihamya cyizewe, kandi bituma hari abantu benshi batangira kubitangaho ibitekerezo, bamwe batangira no kubyemera nk'aho ari ukuri. Rero reka turebere hamwe uko ibintu bigenda bikurikirana, cyangwa se ibintu ibingibi bya Bikira Mariya uko abantu bagenda babivuga, kubera ko amakuru nk'aya ngaya n'ubundi iyo atemejwe n'inzego z'ubuyobozi cyangwa se ngo haboneke ibihamya byemewe bifatika, ntago ibingibi bifatwa nk'ukuri ku bantu bamwe na bamwe. Ariko hariho abaturage benshi bavuga ngo bari kumureba, ariko wareba ibyo bareba ukabona ari amashusho atandukanye yari ari ku giti, bityo abantu ntibarusheho gusobanukirwa ngo mbese koko ibi bintu ni iby'ukuri. Rero reka turebe ngo Bikira Mariya ubundi ariko bamwemera bate? Bikira Mariya ubundi abantu bamwemera bate? Aha ngaha rero tugiye kurebera hamwe ibijyanye na Bikira Mariya, uburyo yemerwa mu buryo bw'iyobokamana. Turareba niba koko Bikira Mariya yaba yaragiye mu ijuru. Mbese Bikira Mariya abantu bamufata gute, cyangwa se koko bamuha agaciro akwiye? Rero reka turebere hamwe uko bigaragara hirya no hino ku isi, uko Bikira Mariya bagenda bamwemera. Ntabwo ibi ngibi ari ukwivanga mu myizerere cyangwa se mu myemerere y'abantu, ahubwo ni ukugira ngo dusobanukirwe neza ngo mbese koko Bikira Mariya ni muntu ki, yabaye hate. Bikira Mariya rero yabayeho, uyu Bikira Mariya yabayeho kuko abahanga mu mateka bemera yuko Bikira Mariya yabayeho, nubwo atari uwo mu bya politiki cyangwa se mu ntambara avugwamo. Ni ukuvuga ngo nta uburyo yabayeho ntago asobanurwa nk'uko nguko twebwe tumusobanura, kuko muri Bibiliya, muri Matayo no muri Luka no muri Yohana hemezwa neza yuko Mariya yabayeho, kandi Mariya uyu nguyu akaba ari nyina wa Yesu. Mu nyandiko z'abakirisitu bo mu binyejana bya mbere bigaragara neza rwose ko Mariya yabayeho. Ndetse no mu mateka y'Abayahudi n'Abaroma bavuze ibya Yesu bagaragaza neza rwose ko Mariya ari nyina wa Yesu. Rero impaka ntago ziri kuba wenda Bikira Mariya cyangwa se Mariya yaba yarabayeho, ahubwo ziri ku ruhande rwo mu idini. Ni ukuvuga ngo impaka zikunda kuba kuri Bikira Mariya zikunda kuba ku ruhande rw'idini cyane, naho kuba yarabayeho yabayeho, ahubwo uburyo abantu bamwemera mu madini nibyo bikunda kugenda bicanga
abantu ndetse bamwe bagacanganyukirwa cyane. Amateka ya Bikira Mariya rero, izina ry'ubundi ni Mariya cyangwa se Mariyamu mu giheburayo. Ababyeyi be mu kwemera kwa Gatolika bavuga yuko ari Yowakimu ndetse na Ana, akaba aribo bamubyaye. Igihe rero yabayemo nahagana mu kinyejana cya mbere na nyuma y'ivuka rya Yesu. Imibereho rero yari umuyahudi w'umukobwa wicisha bugufi. Aho yavukiye rero Bibiliya ntivuga neza aho yavukiye, ariko imigenzo ya kera ya Kiliziya Gatolika ya Kiliziya ivuga ko yavukiye i Yerusalemu hafi y'aho bita Pisaine de Betsaida. Ahangaha bavuga ngo Pisaine de Betsaida, ahangaha niho bakunda kuvuga ngo ni mu gace nyine k'Ibetasida, ariko bamwe bakavuga yuko ashobora kuba yaravukiye i Nazareti. Ibi rero ni imyemerere ishingiye cyane ku muco wa Kiliziya, ntabwo ari igihamya cya siyanse. Ntabwo siyanse yo yemeza neza yuko yaba yaravukiye muri aka gace koko. Icyo rero Mariya yakoze mu buzima bwe ni ukuvuga ngo Mariya yabaye nyina wa Yesu nk'uko biboneka muri Luka igice cya mbere umurongo wa 38. Arera Yesu mu buzima busanzwe, yari hafi ya Yesu, ndetse no mu butumwa bwe yakundaga kumuba hafi, kandi yari munsi y'umusaraba igihe Yesu yapfaga, yari kumwe n'intumwa nyuma y'izuka rye. Ni ukuvuga ngo nk'uko biboneka mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 14. Ahangaha rero bigaragara neza yuko Mariya uyu nguyu yabayeho, kandi nta nyigisho ishingiye ku mugaragaro, nta n'ibitangaza yakoze ku giti cye. Ni ukuvuga ngo Mariya nta nyigisho yigeze atanga igihe Yesu yariho, nta n'ibitangaza yigeze akora ngo bigaragaze rwose ko Mariya yahari ibitangaza yaba yarakoze. Uko rero abonekera abantu mu kwemera kwa Kiliziya Gatolika, bo bagaragaza neza yuko Bikira Mariya yagiye abonekera abantu mu bihe bitandukanye. Batanga urugero nk'ahantu bita i Lourdes mu Bufaransa mu 1858, ni Fatima muri Portugal mu 1917, i Kibeho mu Rwanda mu 1981. Ibi ngibi byemejwe na Kiliziya. Kiliziya rero ivuga ko ibyo abonekera abantu ntabwo byiyongera ku byo Bibiliya yivuga, ahubwo bigamije kwibutsa abantu yuko baba bakwiye gusubira muri Bibiliya ndetse bakarushaho kuyimbika. Rero ubwo biramutse bibaye ngombwa ko na Musanze yaba yabonekeyeyo, murumva ko haba habaye naho ibonekerwa rigera ubwa 4. Umuntu ashobora kwibaza ngo mbese Bikira Mariya yarapfuye? Ahangaha hari ibintu bibiri abantu batajya bahurizaho. Ni ukuvuga ngo Kiliziya Gatolika ifite uko ibyumva n'abandi bafite ukuntu babyumva. Ubundi yarapfuye nk'abandi bose. Ahangaha niko imyemerere ikomeye ibigaragaza. Ubundi Mariya yarapfuye nk'abandi bose, arashyingurwa. Noneho abandi bo bakavuga ngo yajyanwe mu ijuru. Ubwo ni ukuvuga ngo ni imyizerere ibiri itandukanye. Hariho abemera yuko Mariya yapfuye nk'abandi bose agashyingurwa, ubu na n'ubu akaba n'abategereje umuzuko nk'abandi, ariko abandi bavuga yuko ashobora kuba yaba yarajyanwe mu ijuru. Rero Kiliziya Gatolika yo ntivuga ko Mariya yapfuye cyangwa se Bikira Mariya yapfuye, ahubwo ivuga gusa ko yajyanywe mu ijuru n'umubiri we ndetse n'umutima mu buryo bwa somusiyo, nk'ukuntu uriya munsi wa somusiyo ubigaragaza. Ushobora kwibaza ngo mbese koko yaba yaragiye mu ijuru? Kiliziya Gatolika irabyemera ku mugaragaro, ndetse yabyemeje mu 1950 yuko Bikira Mariya yaba yarajyanywe mu ijuru n'umubiri ndetse n'umutima. Ibi rero ni inyigisho za Kiliziya, si amagambo ya Bibiliya asobanutse. Mbese ushobora nawe kwibaza ngo mbese koko Bikira Mariya ashobora gufasha abantu bakiriho? Abagatolika bemera yuko nta muntu urokora uretse Yesu. Ni ukuvuga ngo abangaba Abagatolika bemera ko nta muntu urokora uretse Yesu, ariko nanone Mariya ngasabira abantu nk'uko umuntu yakwiyambaza undi mukirisitu ngagusabire. Ni ukuvuga ngo nibwo buryo ngo Mariya ashobora kuba asabiramo abantu. Abatabyemera rero bavuga yuko gusaba abapfuye ni ukurengera amahame agenga Bibiliya. Ni ukuvuga ngo nta muntu ukwiye gusaba ariko asabira abazima mu bapfuye. Ibi ngibi rero bamwe barabinenga. None ushobora kwibaza ngo ni ubuhe buryo cyangwa ni ubuhe buyobe bwo mu madini? Hariho abantu bashobora kwibaza ngo mbese kwemera Bikira Mariya bwaba ari ubuyobe bwo mu madini? Abashakashatsi mu by'iyobokamana bavuga ibi bikurikira. Bavuga yuko atari ubuyobe kuvuga ko Mariya yabayeho. Oya, Mariya yabayeho na Bibiliya irabyemeza. Impaka ahubwo ziri kuri ibi bintu bikurikira. Ni uburyo bwo kumusenga. Mbese Mariya yemerewe gusenga? Bibiliya igaragaza neza yuko atemerewe gusengwa. Kumusabira se nabwo Bibiliya igaragaza neza yuko abantu badakwiye gusabira abapfuye. Kumuha icyubahiro kirenze icya Bibiliya nabwo ntago abantu benshi babyemera. Abaprotesitanti benshi rero babifata
nko kongera ku byanditswe cyangwa se kuvangira ibyanditswe byera, kuko byo ntabwo bibyemera. Ushobora kwibaza ati ese none ni icyo umuntu akwiye kwizera kuruta ibindi? Abahanga benshi bemeza yuko Bibiliya ariyo igomba kuba ishingiro ryo kwizera. Amateka y'ubushakashatsi rero, amateka n'ubushakashatsi bigafasha mu kongera ubumenyi kuri Bibiliya. Ntago Bibiliya ikwiye ngo gutandukirwa ngo habe haba uwundi umuntu asenga usibye Imana ndetse na Yesu Kristo, umuntu amusaba kugira ngo nawe asabe Imana ari we se, maze abashe kugeza ku muntu icyo akeneye kubona. Ariko ngo nta muntu ukwiye gusengwa abangikanyijwe n'abo ngabo. Imyemerere rero ikubakira ku mutima w'umuntu. Ni ukuvuga ngo imyemerere y'umuntu iba ikwiye kubakira ku mutima w'umuntu, ntabwo ari ibintu umuntu akwiye guhatirwa cyangwa se ngo ashyirweho igitutu. Ukwizera ntabwo ari ugushyirwaho agahato cyangwa se igitutu. Rero hari ibimenyetso 12 abantu bemera yuko Bikira Mariya afite uruhare mu gusabira abantu bagaragaza. Baravuga ati, icya mbere bavuga yuko yatoranijwe n'Imana. Icya kabiri bavuga yuko ubuhanuzi bwa Izayi igice cya 7:11 bubigaragaza. Icya gatatu bavuga yuko indirimbo ya Magnificat igaragaza neza yuko ngo Yesu Bikira Mariya ashobora kugira ikintu runaka ashobora kumarira abantu. Hano bakavuga ngo kuba yari nyina wa Yezu ubwabyo birahagije kugira ngo bamusenge. Icya gatanu bamwe bakavuga ngo kuba yari hafi y'umusaraba birahagije kugira ngo bamusenge. Abandi bakavuga ngo kuba yari kumwe n'intumwa birahagije kugira ngo bamusenge. Abandi bakavuga bati ibyabo yabonekeye byemejwe na Kiliziya ngo ni ikimenyetso kigaragaza yuko akwiye gusengwa. Abandi bakavuga yuko impinduka z'abantu babonetseho, ni ukuvuga ngo impinduka z'abantu babonetseho kubera gusenga Mariya ngo nabwo ni ikimenyetso kigaragaza yuko akwiye gusengwa. Abandi bakavuga yuko imigenzo ya kera ya Kiliziya yemeza neza yuko Mariya akwiye gusengwa. Abandi bakavuga yuko ibitangaza byavuzwe, urugero nko gukira, ari byo byakwemeza yuko abantu bakwiye kumusenga. Noneho abandi bakemeza yuko kuba yubashywe mu binyejana byose akwiye gusengwa. Abandi bakagaragaza neza yuko inyigisho z'abatagatifu bakomeye nazo abo bantu bakwiye gusengwa. Noneho hariho abantu batabyemera rero nabo bakagaragaza ibindi bimenyetso bigeze muri 12. Hano bakavuga yuko ngo nta hantu Bibiliya ivuga yuko gusenga Bikira Mariya byemewe. Bakongera bakagaragaza neza Yesu ngo ntiyigeze asaba ko bamwiyambaza. Ni ukuvuga ngo Yesu ntabwo yigeze asaba yuko bamwiyambaza, ahubwo ntabwo yigeze asaba yuko biyambaza nyina. Ni ukuvuga ngo nyina ntabwo Yesu yigeze agaragaza neza yuko akwiye gusengwa. Na Pawulo ntabwo yigeze rwose amuvuga mu nyigisho ze yuko bakwiye gusenga Bikira Mariya. Gusaba abapfuye ntibivugwa muri Bibiliya kugira icyo bamusaba, kuko uwapfuye we nta nubwo abazi iyo byerekera. Kandi asomisiyo ntivugwa mu byanditswe byera. Ababonekera ntabwo byemezwa na siyansi. Icyo ni icya 6 bagaragaza. Icya 7 bakavuga yuko bishobora kuba ari ibyiyumvo by'abantu gusa, ko ibyo bintu bitabaho. Nanone bakongera bakagaragaza neza yuko hari ingaruka zo kuyoba kw'abantu. Icya 8. Icya 9 bakagaragaza yuko habaho kwiteranya icyubahiro no gusenga, abenshi niko babitekereza. Icya 10 bakagaragaza yuko imigenzo yaje nyuma y'intumwa. Icya 11 bakavuga yuko Bibiliya ivuga umuhuza umwe gusa. Icya 12 bakagaragaza neza yuko byatuma abantu bava kuri Kristo. Mbega muri make bagaragaza neza yuko Bibiliya ariyo igaragaza ko Yesu Kristo ari we muhuza umwe w'abantu n'Imana. Ubwo rero bikagaragara neza yuko Mariya uyu nguyu bamwe bagaragaza rwose ko kumusenga ari ukuba gutandukira. Reka twifashishe nanone indi nyandiko y'umuhanuzi abantu benshi bakunda kwemera witwa ngo Ellen G. White. Hano yabayeho mu mwaka w'1827 aza gupfa mu mwaka w'1915. Hano baravuga yuko ngo yari umukirisitu w'umuprotestant. Ahangaha rero hano bagaragaza neza yuko ngo kandi inyigisho ze zishingira cyane kuri Bibiliya yonyine cyangwa se sola scripture. Ahangaha yubahaga cyane Yesu Kristo nk'umukiza rukumbi w'abantu. Reka turebe rero icyo uyu mugore Ellen G. White abivugaho. Ahangaha icyo Ellen G. White avuga ku nyigisho zijyanye na Bikira Mariya, hari ibintu avuga. Aravuga ati Ellen G. White yubahaga Bikira Mariya nk'umugore rwose watoranijwe n'Imana, wicishaga bugufi, wizeye Imana kandi wumviraga ijambo ryayo, ariko yanenze inyigisho zimushyira mu mwanya utari uwo Bibiliya imuha. Inyigisho za Ellen G. White yita ngo inyigisho z'ubuyobe,
kuri Bikira Mariya zirimo ibi bintu bikurikira. Icya mbere ni ukumufata nk'umuhuza hagati y'abantu n'Imana. We yemeraga yuko umuhuza ari Yesu Kristo uhuza abantu n'Imana. Icya kabiri ngo ni ukumusengera cyangwa se ngo kumusaba imbabazi, akagaragaza neza ko ibi ngibi bidakwiriye. Icya gatatu, kumwita umunyabyaha utarigeze agira icyaha. Kumwita umunyabyaha utarigeze agira icyaha cyangwa se immaculate conception. Ahangaha rwose agaragaza neza yuko n'ibi ngibi nabyo bidakwiriye. Ni ukuvuga ngo bagaragaza neza yuko atari umunyabyaha, ngo ntabwo yigeze akora icyaha nuzuye uyu nguyu Mariya. Ubwo rero ibi ngibi bigaragaza neza yuko ngo hariho abantu bayoba, noneho bikagaragara neza yuko bashobora kuba baratanye bagata inzira y'ukuri. Ahangaha rero nanone hari ikindi kintu avuga. Hano baravuga ngo kumwita umwamikazi w'ijuru cyangwa se umugabekazi ugomba gusengwa, ibi nabyo ntabwo byemewe. Ngo nanone icya gatanu akavuga yuko kuvuga yuko yazamutse mu ijuru mu buryo bwihariye cyangwa se mu buryo bwa somusiyo nabyo nta shingiro rihagije rya Bibiliya bigaragara. Hano bakavuga neza yuko impamvu Ellen G. White atanga zo kwamagana iyi nyigisho, icya mbere avuga yuko Bibiliya ivuga yuko Yesu ari we muhuza wenyine, ngo kuko hari Imana imwe n'umuhuza umwe hagati y'Imana n'abantu ari we Yesu Kristo, nk'uko biboneka mu rwa mbere rwa Timoteyo ibice 2:5. Ellen G. White yavuze ko kongera undi muhuza ari ugutesha agaciro umurimo wa Kristo, kandi nanone agaragaza neza yuko nta hantu Bibiliya itegeka gusenga Bikira Mariya. Yagaragaje ko abigishwa batasengaga Mariya. Arongera agaragaza ko Mariya ubwe yiyitaga umugaragu w'Imana. Arongera agaragaza ko atigeze yiyita umwamikazi cyangwa se umuhuza. Icya gatatu, gushyira Mariya mu mwanya wa Kristo ni uburiganya bwa Satani. Ellen G. White yanditse ko Satani akoresha inyigisho zituma abantu bareka kwegera Yesu maze bakegera ibiremwa. Yavuze ko ari uburyo bwo kuyobya abantu nubwo bisa n'ibyubaha Imana. Ni ukuvuga ngo ahangaha bigaragara neza yuko ari uburyo Satani ngo yifashishije ngo kugira ngo ayobye abantu. Icya kane Ellen G. White agaragaza neza yuko Mariya nawe yari akeneye umukiza. Agaragaza neza yuko Ellen G. White ashingiye ku mvugo ya Mariya ubwe yaravuze ati umwuka wanjye wishimiye Imana umukiza wanjye. Ni ukuvuga ngo umwuka wanjye wishimiye Imana umukiza wanjye, nk'uko biboneka muri Luka igice cya mbere ku murongo wa 47. Rero iyo Mariya avuga umukiza wanjye byerekana ko nawe yari akeneye agakiza nk'abandi bantu bose. Icya kane, Ellen G. White yizeraga kuri Bikira Mariya. Yizeraga ko Mariya yari umugore w'icyizere ndetse n'ukwiyoroshya. Ni ukuvuga ngo yagiraga icyizere no kwiyoroshya. Ikindi kandi yari umubyeyi w'umuntu Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo yari umubyeyi wa Yesu Kristo. Iki ngiki nicyo cyamuhaga icyubahiro. Ikindi ngo yari intangarugero mu kwemera ndetse no kumvira Imana. Ikindi ngo ariko yari umuntu usanzwe, atari Imana, atari n'umuhuza, atari n'uwo gusengwa. Icya gatanu, Ellen G. White asaba abayoboke ba Kristo, icya mbere asaba yuko hakwiye gusengwa Imana binyuze muri Yesu Kristo gusa, nta bandi bahuza, nta gusenga abapfuye cyangwa abatagatifu. Ikindi agaragaza ni ugushingira ku ijambo ry'Imana aho gushingira ku mihango. Yasabaga abakirisitu ko bakwiye kugenzura inyigisho zose mu mucyo wa Bibiliya no kutemera inyigisho zishingiye ku muco cyangwa se amateka ya Bibiliya. Ikindi kandi kubaha Mariya ariko ntibamuramye. Ibi ngibi nabyo yarabigaragaje. Ellen G. White yavuze mu nshamake mu nyigisho ze ngo kubaha si ukuramya. Icya kane, yagaragazaga neza yuko kugarura Kristo mu mwanya wa mbere ari byo by'ingenzi. Yasabaga ko Kristo akwiye kuba intandaro y'amasengesho. Kristo akwiye kuba umusingi w'agakiza. Kristo akwiye kuba wubahwa we wenyine. Ahangaha rero Ellen G. White atanga umuburo agaragaza neza yuko mu magambo ye magufi avuga yuko yubahaga Bikira Mariya, yamaganaga kumuramya, yaburiraga abakirisitu kwirinda inyigisho zituma bahindura amaso bakava kuri Yesu, kandi yahamagariraga abantu bose kwegera Kristo nk'umuhuza umwe rukumbi. Wewe se ubitekerezaho ute? Mbese Bikira Mariya koko akwiye gusengwa, cyangwa koko nk'uko Ellen G. White n'abandi bahanga bagenda babigaragaza koko ni inyigisho y'ubuyobe? Mbese niko bimeze? Mbese wewe umwemera
hari umumaro rwose wabonye afite. Rero ahangaha ntabwo iki cyigisho cyari kigamije kugira ngo kigukure ku myizerere yawe, ahubwo cyagira ngo kigusobanurire neza uko abantu benshi babivugaho. Mukomeze mugire ibihe byiza, kandi niba hari igitekerezo wadusangiza watwandikira muri comment kugira ngo turusheho gusangira amakuru. Kuri mikoro ya Justin niyo saba twavuga ku bijyanye na Bikira Mariya, ukuntu yabonekeye abantu i Musanze n'ukuntu abantu bagenda babivuga mu buryo butandukanye. Mukomeze mugire amahoro.